Muraho neza nshuti za The Happy Blessed Family Rwanda. Nukuri nari mbakumbuye abana yambi kabisa. Nongeye gushimira abantu bakora subscribe n'abantu basangiza amavideo yanjye. Ubwo icyongereza cyakibaye cyinshi mwihangane. Abantu basangiza amavideo yanjye nukuri ndabashimye cyane. Abantu bashyashya rero nitwa Christine Nyirahamana, ndi umunyarwandakazi ariko ndi hano muri Canada. Ubwo ni video ni yo kuvuga uje uri umukozi hano muri Canada uko bigenda. Uje uri umukozi hano muri Canada, peut-être mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu ntago bikora nka hano. Niyo mpamvu najya mbahe izi information hatazagira ugera inaha yabona hari amadolari bamukasa ati kuki utabitubwiye. Iyi video ni yanyu. Hano muri Canada ahantu henshi na henshi bariha desomen cyangwa peya desomen. Kuri buri sheke yose hari amadolari bagukata. Ayo nibuka ni GST, ni nka za impo, ariko ayo bagusubiza end of the year cyangwa se ku mpera z'umwaka iyo ugiye gukoresha za impo. Hari n'andi bita EI, ayo bagusubiza nabwo iyo urwaye, ariko bisaba ko muganga yohereza urupapuro, wowe muganga wawe aguha urupapuro ruvuga ko urwaye udashobora gukora igihe runaka, tuvuge nk'ukwezi, cyangwa se ufite imiti. Hari imiti nanone itakwemerera gukora iyo urwaye. Ubwo byose biterwa na muganga uko abivuze. Baguha y'uko kwezi, ntabwo bashobora kuguha ayandi batarabona urupapuro rwo kwa muganga ruvuga niba uzasubira ku kazi, ariko iyo utarwohereje bahita babona ko ukora, kuko sheki yinjiye muri konti yawe cyangwa se kampani iguhembe mwihangane barabibona. Ubwo rero muri make byose birakorana. Iyo udakora wohereza urupapuro rwo kwa muganga, iyo utangiye gukora iyo sheke yinjiye guverinoma irabibona na kampani, ubwo hari uko babikorana. Ubwo rero nshuti zanjye nongere mbashimire cyane abantu bakoze subscribe, abantu bakomeje gusangiza amavideo yanjye. Ni ukuri ndabakunda, mwarakoze cyane. Ariko ndashaka kubwira abantu banyohereza message ngo uko mvuga biteye iseseme. Mbere y'uko ucira umuntu urubanza cyangwa ujije umuntu, banza umenye impamvu uwo muntu avuga gutyo. Hari amavideo menshi nakoze asobanura impamvu mvuga gutyo. Murabona hano barambaze bakuyemo umwingo, no muri témoignage yanjye uko Imana yankije kanseri nabyo nabivuzeho. Ubwo rero kumbwira ngo amavideo yanjye yateye iseseme, ntago mu by'ukuri tubwizanyije ukuri. Ntago nigeze nguhatira kureba video zanjye. Utazikunze komeza, abandi bazazireba. Vraiment kugira ngo umpe message nka ziriya, jyureka ukomeze urebe iz'abandi zigushimishije. Ubwo abandi bantera inkunga, vraiment ndabakunda. Ubwo iyo niyo video nari mbafitiye umunsi. Uko nzajya menya information zose nzajya nzibaha. Ngiye nkunda amahoro, nshaka kubana n'abantu bose amahoro, hatazagera ugera cyangwa se mu kindi gihugu gikora nka Canada ugasanga mutangiye kundakara ngo ntago nabaye information. Ubwo rero turasubira muri video itaha. Ndabakunda, nongere mbisubiremo. Umwami abagirire neza. Tuzasubira muri video itaha. Bye for now.